uru rugamba rwo tugomba kururwana. Ntabwo twaje gukina. Reka twongere tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza cyane, twizere kandi ko mukomeje kubana natwe kuri uyu muyoboro mushya tubazane kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza cyane asesenguye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari, kugira ngo ujye ubona amakuru yacu neza cyane mu buryo bworoshye bwihuse n'ahandi wayasanga usibye kuri uyu muyoboro. Ubwo rero kugira ngo rwose bigende neza udufashe kugenda twaguka, kora subscribe nyamuneka, ikindi kandi nyine ukandi like ukandi share, unaduha ibitekerezo by'uko ubona ibintu byazajya bigenda. Amakuru yo muzajya muyabona 5 kuri 5, umusesenguzi, amakuru agezweho, update, breaking n'ibindi bitandukanye, byose ni kuri uyu muyoboro. Komeza rero dukurikire neza cyane. Ndi kumwe na Nico meze neza. Yego meze neza rwose. Byari ndi kubabwira Nico mvuga ni rwose. Bakomeza badushyigikire kugira ngo uyu muyoboro ukomeze kugenda waguka, barabona ko twatangiye kwinjiramo neza cyane. Cyane rwose nibyo tubasaba kugira ngo bakurikira ikiganiro cyacu kuva ikiganiro gitangiye ugisoze, uzajya ubasha kumva amakuru arimo uduce twagiye tugarukaho, turimo imirwano, twafashwe, turi hafi gufatwa, diplomasi ndetse na politike rusange. Ibyo byose tugenda tubigarukaho mu makuru tuba twabateguriye. Byose muzajya mubikurikira hano neza cyane. Ubwo reka twinjire ndetse n'amakuru rwose agezweho kano kanya. Hari ibice M23 tayari iri kugenda ishyiramo ingabo, nukuvuga ko nyine ubwo ngubwo iri kubigenzura, uraza kumenya ngo nibihe. Hakaba kandi amakuru avuga ku rupfu rwatunguranye cyane rwa Generali Namutaga ku ruhande rwa FARDC, bigenze biti umugabo aguye hehe. Ayo makuru yose uraza kugenda uyumva. Hafi ya Uvira hari amakuru ari kugenda havugwa, ndetse n'andi avugwa ku ngabo z'u Burundi, n'andi makuru nyango nababwiye bwana Nikora twagenda tuyagarukaho. Nibyo turagenda tuyagarukaho, turaza kubabwira uko bimeze hariya muri turiya duce twa za Misisi, Rurimba, Kirembwe ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye tutibagiwe na Masisi. Turaza kubabwira Masisi hari bamwe mu basirikare ubu ngubu ba Wazalendo bamaze kwiripotinga kuri AFC M23. Abo bose turaza kubabwira umubare wabo ndetse n'abayobozi babo babayoboye ni bande. Nibyo dore ko atari n'abakeya, uraza kumva uko bimeze. Aba bangaba biyunze kuri M23 mu kahe gace. Reka twinjire mu makuru yacu tayari tutiriwe dutinda rwose. Nibyo reka duhere hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko twinjire hariya muri teritwari ya Uvira. Duhere kuri Uvira, kuri iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'akababaro yababaje abantu benshi cyane batandukanye, y'umugenerale autoproclamé bita Namutaga. Uyu mugabo General Namutaga yari umusirikare wa Wazalendo ndetse akaba ari umusirikare wa leta, buri yari umusirikare wa leta. Uyu Namutaga yahoze yungirije uwo bita Fiekaduye. Baza gutandukana, Namutaga agira parti politique ye, Fiekaduye nawe abasigarana igice cye. Nuvuga ngo Fiekaduye abagenerale na Namutaga abagenerale. Ariko niba autoproclamé bamwe niba autoproclamé, niba abandi biyambitse amapeta, niba abandi babyise. Uyu mugabo bita Namutaga, General Namutaga, ku munsi w'ejo yagiye gusenga nk'uko bisanzwe. Dore ngo ni n'umuntu ujya usenga. Yari yagiye mu misa. Avuye mu misa ajyana na bagenzi be bajya mu kabari. Bamaze kugera mu kabari barashwana. Dore ko muri FARDC na Wazalendo ibintu byo gusinda byo ni bisanzwe, yewe n'urumogi bararunywa. N'urumogi bararunywa kandi ku mugaragaro. Kuko babona bari kwinywera kanyanga nta gikuba cyaba cyacitse rwose. Uyu mugabo bita Namutaga bakiva mu misa ngo bakata ahantu bagiye gufata agacupa, gufata kamwe, ngo bahagere Namutaga aza gushwana na Chief Escort we. Kandi Chief Escort we ni ugomba kurinda nde umugabo bita Namutaga. Ariko igitangaza nuko bashwanye, Namutaga aramuhunga, ahungira munsi y'igitanda. Ahungiye munsi y'igitanda, Chief Escort we aramusanga, ararasa, ariko ntiyamenya ahantu aherereye, ntiyabasha kumurasa. Namutaga aza kuvamo, asanga Chief Escort we ahantu yarari, bariyunga. Bamaze kwiyunga yewe ndetse Namutaga agura bamuca amande, bamuca inzoga, atanga ijerekani rya kanyanga. Ni kanyanga uriye gabana barimo ntabwo ari urwenya hariya barayinywa bisanzwe. Ni kanyanga rwose niyo barimo bamwe. Nanabonye n'amashusho wa mugani nuko nyine tutayashyira hano ku rubuga, ariko ubona yuko nyine bisa n'amazi cyangwa se za nzoga dusanzwe twe twita ibyuma. Yego ushobora kuba ari kanyanga kuko hariya barayinywa muri Kongo bisanzwe. Hariya muri Kongo barayinywa bisanzwe kabisa. Uyu mugabo bita Namutaga nibwo yahise agira ate, nibwo yahise asohoka asanga mugenzi we bariyunga, ngo baranze kwiyunga, bamuca amande, agura ijerekani rya kanyanga. Amaze kugura ijerekani rya kanyanga, uyu mugabo bita Namutaga bamubabariye ngo barangize, barakomeza bose baricara, aravuga ati ibintu n'amahoro birarangiye. Ati ibintu n'amahoro birarangiye, nta kindi kintu turi burenzeho. Yego Namutaga uyu nguyu ntiyakamenya ko mugenzi we inzika akigize gute, akibitse aracyabitse wa Chief Escort we aracyabitse ikintu bita inzika. Aya nzika akibitse nibwo noneho bahise bamubwira ati koko
iyi nzika ko turimo tubona nk'aho utabashije kubabarira kuntu yo na Mutaga nibwo yahise avuga atoya na Mutaga narangije kumubabarira yasohotse hanze nk'ugiye kuvugana na escort we azana imbunda ahita arasa na Mutaga yamurashe mu nda amurasa n'iki n'ukuguru kugeza ubu ngubu na Mutaga urwo nirwo rupfu yagize gute yapfuye burya ubwo abantu babyitiranya bavuga ngo AFCM Ventura niyo yamurashe ngo yamanutse ngo hariya ngo rwihishwa ngo yashwakarije Uvira ngo yaba yageze muri Uvira ngo niyo ntago ari AFCM Ventura yarashe umugabo bita na Mutaga yarashwe na bagenzi be b'abazarendo barimo chief escort we bagiye gusinda cyangwa se bagiye kunywa inzoga abangaba nibo barashe general autoproclamé na Mutaga uko ko bimeze ubwo uyu muntu Mutaga general na Mutaga yarazwi yarafatiye runini wazarendo zo muri Kivu y'Amajyepfo burya cyane rwose na Mutaga yarazwi cyane yari umuntu wari ubufitiye runini cyane abazarendo bo muri Kivu y'Amajyepfo ubundi umuyobozi mu bazarendo yari general Yakutumba hagakurikira wo bita ngo Mazito hakajya wo bita Makanake hakajya Fika Adui hakabona kujya wo bita na Mutaga nawe urumva yari hafi aho ngaho umwanya wa gatanu ni na Mutaga wari ufite ni ukuvuga ngo kandi nibo wari wungirije uwo bita Fika Adui urabona ko bafite force spéciale z'abasirikare cyangwa force spéciale niki harya ni igisirikare ni umutwe udasanzwe w'abazarendo uwo nguwo na Mutaga niwe ugize ute niwe uwuyoboye yego niwe wari wungirije uwo bita Fika Adui ariko kugeza ubu ngubu uyu mugabo bita na Mutaga akaba atakiri kuri iyi gisi byibagiranye bya general na Mutaga yamaze rwose kuraswa mu cyico ariko arashwe na bagenzi be cyangwa se abarinzi be yego ubwo ngubwo reka twikomereze cyane abantu babyitiranya bavuga ngo M23 ariko ntabwo ariyo ko nayo nyine nubwo yasatiriye Uvira ariko ntabwo ariyo yamuhitanye ubwo rero bwana Nikora twahita twikomereza cyane sinzi no twahita tujya muri utu duce M23 amaze kugenda ikwirakwizamo n'ingabo yamaze no kugenda rwose igenzura neza cyane hari uduce AFCM M23 ya natwe Rwanda bigaruriye mu duce twa za Rurambo bigaruye agace uduce twa za Rurambo bigaruye agace bita Kitonga bayigaruriye ndetse nico bita Rubuga iyi nayo bayigaruriye nico bita Murambi utu duce twose Kitonga Rubuga Murambi utu duce twose twarangije kwigarurirwa na AFCM M23 twirwaneho hariya muri turiya duce twa Rurambo nta muzarendo urimo nta FARDC nta Murundi nta muzarendo urimo nta FARDC nta FDLR utu duce barangije kutwigarurira gusa ntabwo twatangaza ko Rurambo yose yafashwe kugeza ubu ngubu baracyafite igice kimwe cya Masango batarabasha kwigarurira kandi kirimo abasirikare benshi cyane bakomeye harimo n'aba FDLR benshi hariya muri Masango cyane rwose harimo aba FDLR benshi FDNBU bariya bose barimo hariya hanyuma noneho hari uduce AFCM M23 nako Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze kudeployingamo abasirikare utu duce ni agace bita Misisi yego agace bita Rulimba agace bita Kirembwe yego Salamabira Mirimba na Tete cyangwa na Gatete Imusufi aho hose FARDC yakwirakwije ingabo hano muri Misisi yashizemo FARDC ukwayo Rulimba yashizemo abarundi Kirembwe irimo FDLR Salamabira irimo abazarendo Mirimba irimo abazarendo na Tete irimo aba generale bari ba Mayimayi ndetse nico bita Imusufe akongera akaba ingabo za FARDC urumva igice cyagiye kibagiha ingabo zacu cya ukwacyo aba FDLR ukwabo FARDC ukwabo ndetse wazarendo ndetse na FDLR n'abarundi ukwabo urugamba urumva barufatiye ingamba nshyashya rwose barufatiye ingamba nshyashya ariko saha honyine hari n'ahandi ba deployinze abasirikare mu duce twerekeye Irurenge hariya nta bitero byari biherutse kuhaba ariko noneho ingabo za leta batangiye kubadeployinga mu tundi duce dutandukanye kugira ngo bajye batera noneho baturutse mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Minembwe yego ubwo abantu bahazi ni muri turiya duce tw'Irurenge ndetse no muri turiya duce twa za Mibunda aho ngaho badeployinze abasirikare naho bita Nyabibuye yego Rukombe Bikuba Mibunda yego Gashasha ndetse n'igice kimwe cya Turambo urumva ko abantu bashyize ingabo ari henshi bashize ingabo ahantu henshi cyane hatandukanye ariko ibi ngibi gushinga aho hariya ni ukugira ngo barebe uburyo bakumira mama 23 ndetse na twirwanda hari ubwoba ko M23 ishobora gukomeza banagenda ikajyana na Maniema niba bose uri kugenda ubyumva niko bimeze rwose Kisekedi afite ubwoba avuga ati baramutse bangiranye Maniema noneho kaba kabaye igihugu cyaba gifashwe bamugiranye hariya muri turiya duce twa za Maniema
Tshisekedi buriya yabagiye kongera gupanga urundi rugamba rushyashya kandi ariko sinzi ko n'ubundi bazabasha gukomera M23 twirwaneho kurikije umuvuduko bafite n'ibice M23 imaze kubasunikamo sinzi uyu munsi wa none kari bwo bubona imbaraga pe biragoye ntabwo bari bubona imbaraga zo kugira ngo babashe kubasunika ndetse yo bagiye banatakaza ibice byinshi bitandukanye by'ingenzi byakabafashije kurwana kandi gutakaza biriya bice egare ko AFC M23 irimo kugenda igera ku ntsinzi ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bakaba barimo gukomeza kujya mu kaga bari kujya mu kaga kuko niba uri kurwana no kugira ngo sunike M23 ikagufatana ibice bishyashya urabizi ko tutari kuvuga nta nkuru ziri gutangazwa muri iyi minsi ngo ashire iminsi 2 M23 twirwana badafashe ibice bishya cyane rwose iminsi 2 iri gushira n'uyu munsi n'ubu ngubu urumva tugarutse kuri aya makuru yuko hari ibice M23 amaze gufata tayari yabyirukanyemo coalition ya FARDC ubwo se umuntu kugufatana ibice buri munsi waje kumukumira gute koko urumva bitagoye biragoye cyane ntabwo ushobora kumukumira biragoye M23 ku muvuduko abantu bari baza bati iraza guhagarikwa nande uwitwa General Sematama muri Kivu Amajyepfo rwose afite operation zidasanzwe General Sematama afite operation zidasanzwe hari muri kare agace arimo ararwana umusubirizo ntabwo arimo yunamuka cyane rwose icumu rye buri gihe ari guhora riri imbere ku mwanzi cyane rwose Sematama yaradekara yaravuga ngo ntabwo bizongera kubaho ko abaturage bari mu duce ngewe nyoboye ejo bundi beruka kumubona ari kumwe na General Sultani Makenga cyane rwose bari kumwe bari mu mipango dore ko bari ba Sematama mu minsi yashize batanageraga no ku musozi bari mu mashyamba hasi ariko ubu ngubu barimo barurira indege ikamukura muri bamaze kwizera umutekano rero rwose indege ikamukura muri Minembwe akagigoma rwose nta kibazo yifitiye kandi indege ikamuzana ikamugeza kuko ibice byinshi niho bari kubigenzura ndetse n'ikirere burya cyo muri Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru buryo uko byagenda kose M23 twirwa no bagifite mu biganza rwose nta bintu byo gushidikanya AFC M23 bakomeze bagire courage yo gukomeza guhangana n'umwanzi wabo barebe ko bamuhashya abaturage bakabasha kubona iki amahoro nibyo bwana Nikora ubwo twavugaga ku bice rero M23 kugenda ikoramo irimo genda yigarurira ndetse naho igenda deployinga abasirikare tunababwira ibya FARDC nayo ko yafashe ingamba nshyashya nibaziza gutanga umusaruro ntitubizi kuko M23 amaze kubafungira amazi n'umuriro hari inzira yafunze ubwo rero nituzi niba baza kugira ku ntego zabo ntabwo bari buzigereho ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe bakomeza kuvuga komereze reka dukomeze bwana Isaac nyemerera tujye hariya muri turiya duce twaza Masisi naho ibintu bikomeje kutoroha na gatoya urugamba rwabera ahantu bita Kawere urugamba rwabera ahantu bita Ruki urugamba rwabera ahantu bita Nyakigano ntihari kubura imirwano ntabwo hari kubura imirwano nyuma yo gushegeshwa n'ingabo za AFC M23 bakabashegesha babakura no mu bindi bice bari barimo bakabirukankana bakabageza kure bamwe muri bo barangije kubona ko gukomeza kwiyunga kuri Wazalendo cyangwa gukomeza kuba kuri gukomeza gukorana na FDLR bamaze kubona ko ari ibintu bigoye cyane ari ibintu birimo bibashira mu kaga babanze kubona ko ari kwibeshya cyane n'ukwibeshya cyane kuko bamaze kuhashirira rwose bahashiriye byatumye bafata umwanzuro baravuga ati nta kindi kintu tugomba gukora habe na kimwe nuko tugomba guhaguruka twebwe ubwacu tukajya kwiyunga kuri AFC M23 nta yandi mahitamo dusigaranye rwose ko bareba bakavuga ati urugamba dukomeje kugenda dupfa buriya muri Masisi hari kugwa abasirikare benshi nuko imirwano myinshi turi kuvuga muri iyi minsi ari muri Kivu y'Amajyepfo turi kuvuga za Fizi tukavuga Mwenga tukavuga Uvira n'ahandi ariko muri Masisi kubwiza ukuri hari kugwa Wazalendo hari kugwa FARDC n'abambari babo benshi pe uyu munsi ubwo rero Wazalendo bamwe batangiye kuvuga bati ntabwo ibingibi tubivamo yego ntago tubivamo abitwa ba General Kigingi ba Macano ba Maroke abitwa ba Delita ngo ba Haleluya abo bose bose bagiye batakaza ingabo bigiriye buri umwe agenda agatakaza nka 5 abandi 10 bigiriye mu by'ukuri kuri ku ruhande rwa M23 rwose aho ngaho bahise bajya ku ruhande rwa M23 kugeza aya masaha M23 ubu ngubu ihagaze neza ku rugamba kandi irakomeza ishegeshe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Isaac tugana ku musozo yego nyemerera noneho tuvuge kuri iyi barwa AFC M23 yandikiye Kinshasa so bwa mbere tubona bayandikira no bwa mbere rwose abantu benshi baribaza bati ni ibiki M23 yabayandikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko bagize gutya barabandikira ubwo reka tugaruke kuri iyo nkuru
iyi nkuru iravuga ko nyuma y'uko bohereje bamwe mu mfungwa za AFCM 23 bazohereza hariya muri kariya gace kayobowe na mama 23 basanga muri bajya babahaye harimo bamwe batabasabye. Yego, bahise bandika ibarwa bababwira ngo muduhe umubare w'abantu bacu twabasabye ko muduha, kandi muduha abahari, ntimuduhe abapfuye. N'abapfuye nabo mutubwire ko bapfuye, muvugisha ukuri tumenye uko bigenda rwose. Munabisobanurire amahanga nk'uko amasezerano dufitanye n'undi twasinye imbere y'amahanga. Yego, kuko urumva abohereje abantu 15 kandi basanzwe bafite abantu ba M23 bagera muri 700. Yego, urumva nabo bari bohereje ubwabo ni bakeya, ni bakeya rwose, ntibahagije, nta na kimwe cyakangaye kirimo. Ariko M23 kanavuga iti namo bo mwohereje ubwabo harimo nababaringa baje kudutata niki. Yego, twarababajije dusanga boherejwe ku butegetsi bwa Kisekedi banabahaye amafaranga ngo baze mu batwinjirire. Bati ni mudusobanurire noneho sasa niba abantu bacu muzabaduha munatubwira abo mushaka kutwohereza kuko abo twabasabye ari ntimuri kubaduha. Yego, ibi ngibi niko bimeze cyane bwana Isaac. Twagana ku musozo. Yego bwana Nikora, turanagushimiye n'abakunzi bacu mukomeze kugenda mudushyigikira cyane rero dukomeze kugenda twaguka rwose. Badukorere rekomandasiyo y'umuyoboro waguke. Imana ibarinde mwese. Imboni TV, imboni ya rubanda.